burya ngo mu maso y'Imana nta muntu ufite ubumuga cyangwa utagira ubumuga, bose ni bamwe imbere y'Imana kuko yabaremye mu ishusho yayo. Icyo Imana ireba ni umutima w'umuntu, ntabwo ari igihagararo. Imana ikoresha abakomeye cyangwa igakoresha aboroheje cyangwa igakoresha ibinyantege nkeya bitewe n'impamvu zayo. Gusa mu mikorere y'Imana ikoresha ibinyantege nkeya kenshi biyakoze isoni ibinyembaraga. Hari igihe Imana ikoresha umuntu ufite ubwo bumuga kugira ngo yerekane imbabazi zayo nyinshi ku bantu, cyangwa se itanga ubutumwa bwo kuri ku bantu benshi ikoresheje uwo muntu isi yamaze kumenya ko ari umunyantege nkeya. Ubu yamenyekanye nka Kagarara, ndetse n'uyu mukobwa ukiri muto witwa Sabrine. Umwe mu bantu bagize umuryango wa Kagarara yandikiye umuganga aramubaza ati, aba bantu nkohereje amafoto yabo barashobora kubana nk'umugabo n'umugore? Ibyo yamushubije nibyo ngiye kubabwira nitonze. Kandi ngo wanditse like na subscribe ubundi nkubwire icyo umuganga yashubije uyu muntu umwe mu bagize umuryango wa Kagarara. Imana n'uwo twavuze ko hari ukundi kuntu ibona ibintu, ariko bigeze muri siyansi cyangwa se genes cyangwa se genetics bihita bihindura isura. Uyu muganga yagize ati, inama ya mbere natanga ku bantu bagufi yashaka kwirushinga cyangwa se kubyara ni ukugisha inama abaganga b'inzobere mu bijyanye n'imyororokere n'abaganga b'abahanga mu bijyanye na genetic cyangwa se genetic counselors. Abaganga b'abahanga ngo bashobora kubaha amakuru yizewe kandi ahagije ku bijyanye n'ibyago byo kubyara umwana ufite ubumuga, ngo bitewe n'ubwoko bw'ubumuga bwabo. Haravuga ngo abaganga b'abahanga nibo bashobora kuba bafata icyemezo cya nyuma cyo kugisha inama Kagarara cyangwa se Sabrine kuba babana, ndetse n'abandi bantu babana n'ubumuga. Ibi ngibi si ukujya mu masengesho, si no kubisengera, ahubwo ni ukwegera abaganga b'abahanga bagasuzuma utunyangingo twabo. Yatanze inama agira ati, kugisha inama abaganga b'inzobere ni ngombwa cyane ko mbere yo gutangira umuryango bakwiye kuba basura abaganga b'abahanga mu bijyanye na genetics. Ngaba abaganga basuzuma ubwoko bwihariye bw'ubugufi bwabo, kuko hari ubwoko bwinshi butandukanye bijyanye n'imiterere y'uturemangingo ingengabuzima cyangwa se bita genes. Gupima rero utunyangingo cyangwa se genetic testing, niko yabyise ngo genetic testing, bashobora gukorerwa ibizamini bya genetic bigaragaza niba bombi bafite uturemangingo twinshi twangiritse. Ibyo bita mu rurimi rw'abaganga ngo defective genes. Ibi bita defective genes ibibazo mu byateza ikibazo gikomeye ku mwana wabo basanze babifite. Kumva neza ibyago biterwa n'ubwoko bw'ubugufi bwabo biratandukana neza. Iyo bagupimye bahita babona aho ikibazo giherereye. Ku bugufi busanzwe nka achondroplasia, ubwinshi mu bwoko bw'ubugufi bw'ababyeyi bombi bufite, hari amahirwe 25% ko umwana yavuka ari muremure bisanzwe, naho 50% ko yavuka ari mugufi, nabo 25% ko umwana yakwigana uturemangingo twombi twangiritse bikamuviramo ubumuga bukabije cyane ushobora no gutuma tubaho igihe kirekire, ndetse ugasanga ngo aremye umuryango w'abantu babana n'ubumuga gusa. Mu bundi bwoko rero bw'ubumuga babwita recessive traits. Ababyeyi bombi ngo bashobora kuba batagaragaza ubwo bumuga, ariko bakaba bagendana genes cyangwa se uturemangingo dutera indwara. Ngo bityo rero bakaba bufite ibyago kuri abo bantu bashobora kuba babyara, cyangwa se abantu batoya bashobora kuba bakabyara abana bafite ubumuga bitewe n'uko bagendana utujenizi dushobora kuba dutera indwara bikagira ingaruka ku mwana. Yakomeje avuga ati, gufata ibyemezo bishingiye ku makuru ahagije bahawe n'abaganga ngo nicyo kintu cy'ingenzi. Ngo nyuma yo kubona amakuru yose atangwa n'abaganga, ngo bazabashe gufata icyemezo kiboneye mu buzima bw'umuryango wabo, basobanukirwe neza ingaruka zishobora kubaho, ariko babanje kwaka amakuru abaganga b'abahanga mu bijyanye na genetics. Kumenya ko ubumuga rero ngo atari iherezo. Abantu benshi bafite ubugufi cyangwa ubumuga babaho ubuzima ngo buzira umuze kandi bugira intego. Iyi nama ni ukwitegura guhangana n'imbogamizi zishobora kuvuka, ndetse habayeho kuba bashakana nk'umugabo n'umugore.
gusa ngo mu Rwanda yavuze ko hari nk'ibigo NCPD mu Rwanda ngo ni igihe bibaye ngombwa ushobora kuba wajyayo bakagupima. Amagambo make yagiye ahina yavuze ko inama nyamukuru ari ukumenya amakuru ahagije ya gihanga mbere yo kwitegura mu bitekerezo no mu mibereho mu byemezo bazafata bireba no kubyara abana cyangwa se no kuba Sabrina na Kagarara bashakana. Inama abagira ni ukwegera abaganga bagafata ibizamini yise genetic testing. Ibizamini ni ibizamini bikorerwa utunyangingo cyangwa utugenes bapima urwego na kategori y'ubumuga cyangwa se y'ubwo bugufi, maze bakajya batanga icyemezo bati uremerewe kuba bashakana n'umuntu cyangwa se ntabwo byemewe, kubera ko ushobora kuba wabyara umwana ufite ubumuga bukabije ukaba urimo kubaka igisekuruza cya disability cyangwa se cy'ubumuga. Ariko amaso y'Imana nta muntu n'umwe ufite ubumuga cyangwa se utabugira, bose abantu Imana yaremye yabaremye mu ishusho yayo. Icyo Imana ikunda kureba cyane ni umutima, ntabwo ari igihagararo. Imana ikoresha abantu bakomeye, igakoresha abantu boroheje, igakoresha abantu b'abanyantege nkeya, ariko cyane cyane abantu b'abanyantege nkeya akenshi ngo nibyo Imana yagiye igenda ikoresha mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara mu mateka y'Imana cyangwa se mu isi muri rusange. Ngayo nguko rero ni Sabrina ndetse na Kagarara baherutse gukora video bavuga ko Kagarara amaze igihe kinini akunda Sabrina, bashobora kuba bateganya kuba babana, ariko ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi bavuga ati si koko baramutse mubyaye mwabyara umwana umeze gute. Abandi bati uwo rukundo turarushyigikiye bitewe n'uburyo babareba kuri kamera bishimye cyangwa se baseka bareshya. Ariko mu bijyanye na genetics cyangwa se n'ubuganga, numvise ko muganga atahita yemeza ko bakwiye kuba babana, ahubwo 50% umwana ashobora kuba kuvuka asa nkabo, cyangwa se 25% akigana uturemangingo twabo ashobora kuba twarangiritse bikamuviramo ubumuga bukabije cyane bushobora no gutuma ngo utu tunyangingo tubaho igihe kirekire mu buzima bwo cyangwa se mu gisekuruza cyabo. Bikiza uko bagenda bakabapima icyo bise genetic testing, bakareba niba koko bashobora kuba babana. Ntabwo ari ikintu buriya cyo kuruhukira upfa kubana n'umuntu mutabanje gukora ibizamini by'abahanga mu gihe umuntu mubonamo ubumuga, cyane ko n'ubundi mu muryango baba baragiye havukamo abana bana n'ubumuga bitewe n'imico cyangwa se ibintu biba byaragiye biba mu muryango, nk'amateka cyangwa two tunyangingo twaragiye tugaragara mu muryango, tukagenda duhererekana icyo bita genetics cyangwa se uruhererekane rwo mu maraso. Kandi aho nganditse subscribe ndetse na like kugira ngo tujye tubana buri munsi mu nkuru n'ibiganiro biri ku mbuga nkoranyambaga. Ese kuko urabona Sabrina na Kagarara baramutse babanye babyara umuntu muremure cyangwa baba barimo kubaka igisekuruza cy'abana n'ubumuga. Ngayo nguko rero, gusa amaso y'Imana bose ni bamwe.